Ikaze nanone mu kiganiro Barada Vibes. Ni ikiganiro tuvuga ku rukundo. Akenshi nkunze kukubaza ngo urukundo ni iki? Urukundo ni ubuzima. Mu nsanganyamatsiko zose rero tuzajya dukora, akenshi tuvuga ku birebana n'urukundo. Hagaruka mu rukundo. Nta muntu udakunda ubaho cyangwa ngo akundwe. Niko ngiye mbyemera. Ikindi kintu njya nemera yuko urukundo ruravuka, rugakura, rukanasaza. Rushobora no gupfa iyo umuntu atabirebye neza. Mu rukundo rero duhora dushyiramo utuntu kugira ngo twishime, ukunde uwo mugabo wawe, ukunde uwo mugore wawe, ukunde uwo musheri wawe, mwumve munezerewe. Nitwa Barada. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu wakora. Ni iki nakorera uwo nkunda ngo ankunde uko mbishaka? Ibaza ariko icyo kibazo. Ni iki nakorera uwo nkunda ngo ankunde uko mbishaka? Ni ikibazo gikomeye, ariko nanone dushobora kugerageza. Kuko umuntu akenshi tujya tuvuga yuko buri muntu arikunda, arireba. Ngewe bigende gutya, ngewe bigende gutya. Bishobotse yuko umuntu yikunda, yakwikunda ubuzima bukoro, ariko ntibibaho. Ukenera na mugenzi wawe ko agukunda. None ni iki nakorera uwo nkunda ngo ankunde uko mbishaka? Reka ngusabe gukora subscribe. Ikintu cya mbere rero, korera, tanga, ha umukunzi wawe icyo umwifuzaho. Ni iki wifuza wowe? Ni iki wifuza ko bagukorera? Ni iki wifuza ko baguha? Ibyo wifuza ko bagukorera nawe bikorere mugenzi wawe. Abemera Bibiliya cyangwa abayisoma baravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. No mu rukundo rero, korera, tanga, ha umukunzi wawe icyo umwifuzaho. Iyo ukundana n'umuntu akenshi usanga wifuza ko agukunda, akwitaho, akagukundwa kaza. Ese wowe ibyo akwifuzaho urabimukorera? Urabizi se ahubwo? Mu rukundo hanini usanga dushaka kwakira ibyiza biva kuwo dukundana, tukirebaho cyane. Kandi burya na mugenzi wacu dukundana nawe aba afite ibyo akeneye. Byaba byiza rero twakiriye ibyo aduhaye, ariko natwe tugatanga. Njya numva bavuga ngo gutanga biruta guhabwa, ariko mu rukundo siko bimeze. Ntago wazajya uhora wakira wowe udatanga. Abandi baravuga ngo iyo utanze urahirwa, iyo utanze birakugarukira. Kuki se biba mu buzima bwa buri munsi, mu bintu bifatika, mu bintu dukeneye, kuki bitaba no mu rukundo? Tanga urukundo, urukundo ruzakugarukira. Birakaze. Ni gute nabwira uwo nkunda ibyo nshaka ko ankorera? Icya mbere ni ugushima. Kuko bijya bigaragara mu rukundo, ugahora ubwira mugenzi wawe hari ibyo adakora neza, ariko si ibyo akora neza byo urabibona. Tuvuge ko ari ibintu 10. Muri ibyo bintu 10 akora byiza 8, 2 nibyo adakora. Akenshi usanga amaso yacu tureba bya bindi bitagendeka. Ibi ntabikora, ibi ntabikora. Ibyo akora urabibona. Ikintu cya mbere rero kugira ngo ubwire ukunda ibyo ushaka ko agukorera, ni ukubanza ugashima. Iyo ukunda hari ikintu akora ukunda, biba byiza cyane iyo ubimubwiye ukamushimira. Ibi bizatuma ahora akora icyo kintu, ndetse anashakishe byisumbuyeho byinshi ukunda abikore. Iyo ukorera umuntu ubona uha agaciro ibyo ukora, bigutera morali. Ariko noneho iyo udashima, ni hahandi mugenzi wawe yibaza ikigushimisha. Iyo ari umuntu ucika intege vuba, ashobora kubireka kuko abavuga ati n'ubundi kanaka nta kimushimisha, ntacyo nkora ngo ashime. Gushima nicyo kintu cya mbere. Ari n'igihe agakora ari akantu kari aho gatoya, ariko wakishimira akavuga burya. Ikintu cya kabiri ushobora gukora ni ukuganira n'uwukunda. Kuganira byoroshya ubuzima. Mu kuganira niho ushimira mugenzi wawe, ukongeraho n'icyo wumva cyahinduka niba hari igihari. Tubyumvikaneho, biroroshye gutanga impano ifatika, ariko ntibyoroshye gutanga ikintu gishingiye ku marangamutima, ikintu kitagaragara kidafatika. Gutanga urukundo, ndaguhaye, nguhaye urukundo, ndagutetesheje, ndagukundwa kaje, n'ibindi byinshi biragoye ariko birashoboka. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ugushima. Uzashimira umuntu mutaganiriye se? Ni amagambo uzamubwira, aseke nawe useke, avuga ati wow. Ushobora kumubwira uti burya nifuza nibi, kuko mwaganiriye. Kuko uhora ushima azavuga ati nabyo nabigerageza da. Ariko se niba uhora umubwira ibi ntibigenda, ibi ntibigenda, nta na rimwe, nta na kimwe kijya kigenda iwawe. Kandi ikindi kintu, ntago ari umwe muri mwebwe ugomba kubikora, mwembi. Niba uri umugabo ugashimira umugore, umugore akagushimira. Ibyo kugaya byo turabizi ni byinshi, ariko hari byinshi byo gushima. Ni iki iyo urebye umugabo wawe cyangwa umugore wawe umushimira? Ntacyo. Aka kanya reka mbaho umukoro. Niba urimo wumva iki kiganiro, fata urupapuro cyangwa ufate telefone yawe, wandikemo ibintu byose ushimira iki
uwo mwashakanye, uwo mukundana, wandika ibintu byose umushimira. Hari utuntu twinshi kandi abantu bashobora kureba bakarenza ingohe, kandi ushobora kukamushimira akavuga ati wow, kuki tudashima gutanga akanyamuneza, umuntu agaseka akicara akavuga ati yego komana. Kubyuka akajya guhahira urugo aba yumva ari inshingano, ariko urabimushimiye. Umugore kwirirwa fura koropa arera abana, mugabo mubwira uti ndagushimira rwose ukuntu mpera abana uburere bwiza. Reka rero dusoze tuvuga ngo wifuza ko uwo mukunda n'uwo mwashakanya kubaha aca bugufi, nawe mwubahe uce bugufi. Wifuza ko agukunda akagutetesha, nawe mukunda umuteteshe. Wifuza ko aguha keya akagukundwa akaza, nawe bikora utyo. Wifuza se ko akubwiza ukuri, nawe mubwiza ukuri. Wifuza se ko agushyigikira mu byo urimo ukora, nawe mushyigikire. Muri duto ariko umushyigikire, kuko ntago uzamushyigikira mu kintu gikomeye utuntu dutoya utajya umushyigikiramo. Wifuza iki kuwo mukundana, nawe kimukorere, kuko uzi icyo yifuza ukamukimukorera, nawe numubwira icyo wifuza azakumva vuba, kuko ni mpanguhe. Mu rukundo ni mpanguhe, twese tuba turi mu nyungu. Ntago rero ugomba kwicara ngo ugere ku kuguru kukundi bagufate neza, bagukunde, baguhekeya, bagire gute, wowe utajya utanga. Nutanga urukundo ruzakugarukira, nutanga umunabi uzakugarukira. Umuntu asarura ibyo yagize gute, ibyo yabibye. Iyi ni Barada Vibes, njyewe ndi Barada. Ibi mvuze rero ni bimwe muri byinshi uwo mukundana yaba akeneye. Wowe umuzi kundusha, fata akanya umumenye, muganire, umenye icyo akunda, umenye icyo akwifuzaho, cyane cyane mu bigendanye n'amarangamutima. Kadarayikeneye. Hari abavuga ngo numvishe Barada avuga ngo gukeneye impano akira. Ese ubwo urumva iyo mpano izafatwa neza igahabwa agaciro? Aha, Barada yavuze ngo tujye tubashimira ngaho ndagushimiye, ngaho umbwire nawe ibyo nibyo koko. Nubikora gutyo ndakugaye. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wakoresha WhatsApp yacu, nimero urayibona aho hasi, utwandikire. Hanyuma ndagushimiye cyane, kandi nizera ko uzakomeza ugakora subscribe, ndetse ukabwira n'abandi bagakora subscribe. Channel yitwa Barada Vibes. Barada Vibes. Murakoze cyane.